Hello guys, mumeze mute? Amazina ni Asnah Juliet. Uyu munsi ndi kwerekeza mu majyepfo. Ngiye mu majyepfo kwambara apaleye nk'uko mubibona hano twari turi gusohoka muri gare ya Nyabugogo. Iyi ni vlog yanjye ya mbere kuri YouTube. Rero umva nimumvebe aho nabyishe, aho nabikoze. It's my first time. Gusa nagira mbasangize iby'uru rugendo. Ndabizi hari abantu benshi bakunda kwambara paleye baba bazikeneye ariko bikagorwa n'amafaranga. Apaleye zirahenda. Nagiye ku mavuriro amwe inaha muri Kigali bakambwira 800, 900, 1M. Nkabaza abashuti banjye bakambwira umva udafite ubwishingizi ntabwo wakambara paleye kereka ufite amafaranga menshi nyine ari hejuru. Kandi nkareba nkabona ndazikeneye ariko kubw'Imana umushuti wanjye yamuje n'umuganga umwe wo mu majyepfo nawe wambika paleye. Ni umuganga w'amenyo n'amapaleye arayambika kandi we yambikira amafaranga make cyane ashoboka muri ayo ngayo nababwiye mbere. Kandi noneho icyiza cye uyishura mu byiciro, ugenda wishyura mu byiciro. Uko ugiyeyo buri kwezi uragenda bakakurebera. Bwa mbere ugitangira utangiza 100 ariko buri uko usubiye ugenda utanga make mpaka yayandi ashizemo. Umva umuntu wumva ari interese anyandikire muri komenti mubwire. Umuntu ukunze iyi vlog akore subscribe, akore share na like. Nzajya mbabwira n'ibindi bintu by'ingenzi bikenewe mu buzima kandi abantu benshi tuba tutazi. Nka mbere yo kujya gukora apaleye, kwambara apaleye, nabanje kujya kogesha amenyo. Guys, n'ababesha ibyo bintu ntabyo narinzi. Kandi noneho hano nogeshereje bogereza amafaranga make kandi nabo bajya bagira poromosiyo. Iyo turi kuri poromosiyo ni 6,000, iyo ari kuri poromosiyo ni 1,000, ukagenda bakakogereza neza. Guys, mu menyo haba harimo imyanda myinshi myinshi cyane ku buryo nyine nawe ureba ukavuga ati ewana nari mbikeneye. Rero abantu mwakunze iyi vlog munyandikire. Umuntu ushaka kumenya aho ariho, ushaka kumenya amafaranga yose icyarimwe anyandikira mbwire. Nashizeho agafoto kanjye nkimara kuzambara. Ikindi nari nibagiye kubabwira ntabwo apaleye zibabaza kereka niba ari uyu muganga. Ntabwo zibabaza ariko urumva nk'ubwa mbere kubera ko ari ibintu biba bikugiye mu kanwa utari ubimenyereye birakubangamiramo gato ariko byangoye nk'iminota 5 kandi nabwo nariwe n'amenyo 2 kandi nabwo bidakabije nyine uba wumva ko ari ikintu gishasha kikuriho bidakaze. Kurya urarya ibiryo byose. Abantu bazi ngo inyama zivaho, inyama urazirya ahubwo cyane icyo bakubwira ni ukuzajya urya inyama zoroshe dukatakase ari dutoya nyine atari nini koze. Urumva ibintu bifite mu kanwa ntabwo wajya kurya inyama ikomeye nawe ubibona ko bibangamye, ariko inyama zoroshe dukasemo dutoya uraturya nta kibazo kandi ntabwo bibabaza pe, ntabwo zibabaza. None njye nkigerayo nasanze n'abandi bantu akorera bari kuvuga uyu muganga ntabwo ababaza. Njye nari mfite ubwoba, mureke mbabwire, nari mfite ubwoba. Noneho nkabwira umushuti wanjye ubuse ko nshonje ndarya, ngo wowe rya nta kibazo. N'ubundi ntabwo yakwambika atabanje kugukorera isuku mu kanwa. Wowe genda wariye nta birenze, uragerayo bakoze bakwambike. Umva mfite ubwoba nkabaye ati so n'indya noneho bajya kunyambika nkababara kandi wari kumbwira yuko atababaye. Umva umuntu uri interese ambwire. Bye.